dufite kuru ya nimugoroba mwarangiza mukajya muri amazu y'abantu zashaho mwana mama wawe ndabiza gufite urumwe uzihangano ntuzamukoze isoni urumva abikora ntago wabikora ibyo kandi nizere kubyemeye nk'umuntu nyine sinzumva ngo ejo n'ejo bundi ziyabakore umushinga yarabimbwiye ntugire ngo ntabwo yabimbwiye urumva ko urukundo rwanyu nawe rwazamutse sibyo ubwo rero nawe uzamwemerere ukurikize gahunda azabagezaho sineza ko nawe atazababangamira uzabikora gutyo sawa rero iwanjye ko ndeba habaye hashya ubu se wa muvuna muheto nizere ko nza gusanga yibwirije rwose agataha se nizere mfite icyizere ko yagiye uko byagenda ko ejo naramusobanuriye keretse nimba atumva ubwo ntamusanze mu ntebe zanjye nabuze yanjye nizere ko uyu mumesa yibwirije yatashye erega kijyeto n'umwanda ubu ibi ni ibiki cyasanze ahangaha nta nubwo kigira n'isoni ese ubundi rurimo ra we wangirwa mugore uratinyuka ukameza inyuma y'urugi nk'aho wayubatse narukuraho nkacyaka umuvundo urusubiza mu gitondo ariko urimo gukora ibiki mwaho ngaho ariko uyu munsi urambona mugabo mwiza se wongeye waje wasinze nasinze sizoba ariko ubundi wabaye ako si uko wagiye mu gitondo utambwiye aho ugiye none ugarutse wasinze nta n'isoni ugira uracyara wacishije make igihe cyose nahereye nkwinginga amazi yarenze inkombe gusa ubwo noneho nari nisubiyeho nzi ko tugiye kuganira tukongera tukabana neza none dore wongeye wigendeye y'amazi akubwiye ngo winyoga yababwiye ko nta mbeho nta mbyiro ufite ubwo se ushatse kuvuga iki igihe cyose navugiye ntiwashatse kunyumva cisha bugufi mugabo mwiza rwose cisha bugufi ni uko wasubira iwawe soso karame bino hano utore bino bintu akiri unzanire n'agatebe nicareho mbe nk'uyu mugongo akira mama uzanye agatebe kamwe se nta nubwo wumva amagenzi nagenze genda uzane agatebe mubwire amagenzi nagenze rero nagiye mpita nkubitana na Munyurwa ari kumwe na Yozefu yego mwana yanjye aka abantu bakuru wagira ngo muraragura pe wagira ngo wari wabirose akubitanye rwose hafi muri ka kayira kajya kuri za butiki ariko ameze neza arabyibushye aratuje ni akazi kamuguye neza ubanza batakimwambura imbere baramwamburaga byakubitana n'ubuzima arimo bikambabaza nanjye nawe bikamubabaza ukabona arahuzagurika ariko yambwiye ko bari kumuhemba nta kibazo
ubwo bari kumuhemba Imana ishimwe. ariko namubwiye ko azanaza ko wabyemeye. Wabimubwiye? Nabimubwiye rwose. Yabyakiriye ate? Yabyakiriye neza, yishimye. Birumvikana. Yishimye cyane. Ariko rero buriya mama, umuntu agukuye mu buzima bubi nka buriya yari arimo, nawe wakwishima. Umva yishimye, birumvikana yishimye, wumve ko yishimye. Nanjye ariko buriya nanjye nanejejwe nuko wamwemereye, kuko burya ubuzima ni nk'ubundi. Ako buriya nari nahubutse. Buriya se nari nabyangiye iki koko? Nyine ariko nabyo gutekereza ni byiza, tukabanza gusigana ku kintu nyuma, ariko ukaza gufata umwanzuro mwiza. Rwose ntacyo nagushinja nawe. Nyuma nabitekerejeho nsanga nari narahubutse. Mwana ni nk'undi. Buriya iyo nza kubitekerezaho mba narahise mubyuka ukamuza. Ugira ineza ukayisanga iyo ugiye. Bwakiye ryari ko ntamenya igihe bwakere. Imyenda yanjye nagiraga kabutura, imipira, iki ngiki soso azajya agifura, iki nacyo agifura. Ndi ngenda ngungahe ndaba mfashwe neza. Imana kiyoza mu kwiheba. Nakiriwe amasaha ya siporo kandi ndeka nzinduka. Nshobora kubona aryamye nabi. Mbare ubundi ndi muri siporo. Songa wabyambariraho undi ntabiki. Nagiye hoga. Gukorera na harahe buto. Hano ko ari isira hano ni atari. Ahubwo rero ndabona nzajya ukananyonga nkaho hari igare tu. Nari nyonga se. Usha. Yes. 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 Yes.
wasigaye ndabona abandi bakora siporo ngo kugira ngo bagabanye umuceri ngo bagabanye ibiryo baba bariyemo ariko njyewe nkora siporo kugira ngo ngire iki ubuzima bwiza amaraso agende neza mu mubiri kandi nirinde n'indwara zitandura nka kanseri cyangwa se umuvuduko w'amaraso. Igikapu cyane nagishyize hera kaze nyizana batuje akibagirwa stress abatewe n'abantu umuntu wazanye siporo ubundi ora wasanga ari Imana mwigire inama nziza nanjye wizangira inama y'uburyo nzabikora buri munsi. noneho njyanye ikofi yitubutse uyu munsi ndasengera n'abantu bose nsanga mu kabari nta n'amafaranga nzongera kuriha kuri manza aricyo gituma baransura kankomeze naho haba haragize uzi ko ndi gukora isuku nk'aho mfite umushyitsi uyu munsi. Munyurwa uri muri iki? Ndimo ntunganya ahantu ingangi yawe irambyemo rero cyane mbega ingangi mbese mwaraye twaramutse rwose mumeze neza ntusubaye amavubi koko Imana yarahakurindiye pe ahangaha narahakaye ariko isaha yawe yo kuhava yageze nje kugutora yego se apana ibintu byacemutse kose ingangi uyireke ariko rero ntacyo hano nubwo wenda imbeho ya saa 9 aba ari nyinshi ariko nta kibazo oya ariko ibyo ari byo byose urara hano mu ngangi ntabwo ari byiza cyane ubu uzi ko uba ufite umwuka nk'uw'inyamaswa n'inyamaswa ije ntabwo yakurya kubera ko wambaye umubiri nk'uwayo nabaye inyamaswa ugomba rero kuba umuntu nkava ubunyamaswa nkagibuntu ukagira inyamaswa ukagira ubuntu rwose ahubwo cyane ku gakapu gutwaze mwana murakoze rwose. wakoze kunsura byari ngombwa nari nkukumbuye ariko uratwika muri ino minsi cyane abikaze nyine ni ibisanzwe kuri njyewe subizi urakeye mana yanjye sinzi yego ko mana yanjye use nakurusha ntabwo ubwo se wowe urarenze cyane rwose nimba ndenze nyine ntabikaze mbwira none se amakuru yawe ubundi ni meza nyine bisanzwe none se mbwira wa mutipe byagenze reka nkubwire ibintu byambayeho rero cyagiye nyine twahuye twaratandukanye ndagenda ngura amayinite ndamuhamagara none ndamubwira ati wanyohereje uduhumbi 20 tw'amayinite wahise umwaka amafaranga asa ku kanya ego mana yanjye n'undi niko nari nsanzwe mbigenza ku bandi noneho nyine ndayamwaka ibihumbi 20 by'amayinite arabinyima kandi hari akandi kaboro nari nabonye bari kunci ibihumbi 70 nabyo ndabimusaba arambwira ngo ntabyo afite ngo ibiki n'ibiki
kuva icyo gihe nahise mukatira mpita mukuraho n'icyizere. Yego ariko nawe wahise umukunda bitari ngombwa wari kubana. Bite bako Ni byiza. Amakuru yanyuze ko mbabonye nkishisha ibintu by'ibyizere numvaga muri kuvuga ni ibiki. Ego komana nanjye ibyizere nyine twari turi kuvuga ku kuntu wakwizera umuntu nyine bisanzwe. Urabona nk'ukuntu tuba turi abanyeshuri umuntu nyine akakwizera cyangwa ukamwizera ugasobanurirana n'ibyo twari turi kuvuga. Muri abana beza pe. Ariko burya icyizere ni cyiza pe. Nubwo nimba muri kwiga uba ugomba kumwizera ko ari kugusobanura kandi nawe ubireba. Ubundi icyizere muri isi nicyo dukeneye. Turabura kwizera no kwizerwa maze tukubaka isi nziza. Muri abana beza nimukomereza. Nawe uri mama mwiza. Ndabona uba wadusuye. Mba nabasuye mba naje kuganiriza Shakira. Ndanezerewe uri kumubwira ibintu byubaka pe. Tuba twaganiye kubera tuba tudaherukana. Twaganiye twahezeyo. Ishake ntacyo mukomeza uganiriza umushyitsi wawe. Akantu kari kankoze ku mutima yaba ari ibindi byizere muri kuvuga. Byari kungora kubyakira. Mbese niyo mpamvu yisoza. Oya nibyo byizere mukomeza abana banjye. Turamwemeje. Ntari nzi ko ndi bukubone ahantu hose ni ntawe uhari umeze bite? Sawa. Ko noneho uyu munsi mana yanjye Aha naheze. nyine Ndeba uhetse. nari ndi kumwe na wa mukecuru wa hahandi nuko ari imbere we yakomeje aragenda. Twahuriye nyine hahandi wanjye arafata aragenda bari imbere. Amahoro se? Ni amahoro. Nuko nyine nkubonye uri hano nkavuga nti reka nze nkurebe. Nyine umunsi wasibye akazi. Uyu munsi ntago nigeze nkora kubera ko bambwiye ko uyu munsi ari kora. Nari bushake nimero zawe nkaguhamagara ariko ngize Imana ndakubonye reka nkubwire n'ubundi cyari butume nkuhamagara. Mbwira nta kibazo. Urabona ko mfite igikaputo. Ndabibona. Ubu ndagiye nubwo ntafuze. Kandi se ugiye usa gutyo? Nyine nawe urabizi mba nabuze ukuntu mbigenza kubera akazi kenshi. Ariko akazi gatuma udakora amasuku. Byihoreye. Bo icyo naje kukubwira. Ngira nkubwire ko ntazagaruka ku kazi pe. Ubu ndakubuza koko. N'ukuntu wakoraga akazi neza. Nyine ubwo niko bigenze. Wenda hari igihe naza muri quartier iwanyu ntawamenya ko n'ubundi ndagiye ntago nzagaruka ntago. Niko bigenze. Ubu rero ngiye kugusengera ku buryo nyuma y'icyumweru uzagaruka mu kazi. Umva amasengesho ndayakora ariko ugaruke mu kazi. Oya umwanzuro nawafashe ntago nagaruka. Munyurwa rero aho ugiye uzagaragaza imico myiza uzabe nka babandi b'iki gihe. Ndabyumva. Nzajya ngusengera. Yego. Mari ushaka tuzongera tubonana. Urakoze cyane.